akanyanga mu mutaranda kakuru. Hey, y'all come look at this. Bati ngo yaragikubisa arakicarira. Ubwo ni cya Satani. Ele mundo parankui. Kibirinduye kicara hejuru. Urumva? Abakigwigiriza. Kibirinduye akicara hejuru. Yesu wacu ni muzima. Ese ni muhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru. Imukireho we nta kibazo. Iyi ni mashini yo gutegura imbuto kugira ngo muze munywa umutobe mwiza juice. Pfuka masi ngusenge Ndanze. byihorere. Sawa. Mbabarira mubaze gato. Hari akantu k'amatsiko ngifite nshaka kukubaza. Nashaka kukubaza ngo iyo ibitsina byombi muhuye hari ukuntu ngo imibonano yanyu ibera mu kibuno. Ariyo mpamvu mwambara izo pampa. So yo mibonano yacu yabereye mu kibuno baba baduciye icyo bita amafiliyeri badupanuye. Kwa kundi k'umugore ubu mfite imbyaro amabere yarakururutse yarabaye nk'imishumi nk'icebe ry'inka. Yarawonkeje afite imbyaro myinshi sibyo, ariko hagati aho ngaho twebwe baba baraturoboye icyo bita umwoyo, barawumenaguye, barawutobaguye, bikaba ngombwa ko tugiye kwihagarika bituvuna bikaza bidutunguye. Ngo nta parido bigira, ni transite ngo kibaza ibijyanye n'intanga z'ingurube. Ariko n'iby'inka ntabwo birakora neza. Iby'ingurube byose nabisubiza reka Minisita bisubize. Hanyuma ku level ya serire hazajya habaho abantu batera intanga ku mafaranga makeya, ariko buri muntu wese azajya atererwa intanga igihe akeneye gutererwa intanga. So turimo Reka twumvikane. Mureke twumvikane. Excuse me. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icya kabiri kijyanye n'icy'ingurube. Sorry, twimpotinze imfizi z'ingurube. Yana Maji twakoze indirimbo nyinshi koko, barazanga pe, barazanga tura producer we nanjye na n'umusani indirimbo zose barazanga, naga umuzigo hanze shiti turavuga tuti none reka tujye dukora amadega. Wenda Kalisa John nazaye dufotora akadushyira kwa kundi yatwikaga harashya baragenda batumenya byibura bazumve ko n'indirimbo ari nziza. Tujya kuri YouTube. Hano urumva hari akantu abantu bakamishi bajyaga banywera kwitwaga ngo akabaga ahantu ho kurira. Oya hari akantu k'akarompwe gahari, hari akantu gashinzemo k'akabeto kana niko twicaragaho abantu bose bafite utuntu two kunywa imbere y'akabari kitwa Carrefour des Artistes. Noneho amajarabwe ati ariko buriya twihagaritse nka hano Kalisa John ntiyabifotora gatwika. Ndabona ariko icyo gitekerezo ni inyamibwa turayihagarika. Urumva Kalisa John ahari ngo ahari nyine twe expectinga ko agiye guhita fotora bugaca bavuga ngo amuhanzi runaka na runaka, kuko icyo gihe no kukuvuga izina waravuga ati byibura ari nk'umuntu umwe ubimenye yanga kudufotora. Tuti Kalisa dore Kalisa aranga Kalisa wadufotoye ko twaraburira ati mu cyande nta nkuru barimo mu umurwa mukuru wa Kigali witwa ngo iki? Umurwa mukuru wa Kigali bawita
Umurwa mukuru wa Kigali. Umurwa mukuru wa Kigali. Come look at this. Si Mateus se buri. Uraho? Yego. Ngaho ngereje. Nagongereje. Igira hirya banza ririmbeho gato. Bakira banza uririmba unafite akakaji. Ririmba. Niji yasa nayo mu gakombe ririmba. Urakoze. Agamano yanjye ari ukuririmba. Nukugira gute? Nukunywa ka. Ikibazo kiriho udukingirizo twarabuze. Ikibazo duhura nacyo urabona turi urubyiruko turacyane muri adorose ubona umwana mwiza ukagira ubwoba bwo kuba wagenderaho byandi bitagushoka kizimba umunyamuzima twa twifitiye rwose sinzi ahantu yagiye yaradufashaga haba na saa sita z'ijoro warakomangaga gutya ati ndi runaka urashaka iki rwose ndashaka mituweli mfasha ndikumva nikeneye umva twararenganye twarwaye ibintu mu mugongo ntago tuki uwo muntu wamenwemo igikoma uwo muntu byabayeho wagize gute dore uri muri babandi rwose confirmed Graciano ufite imyaka ingahe nduzuza 40 hafi ahangaha imyaka 40 uracyari ingaragu nibyo yego jya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. Wanze by'inyuma n'umuntu turi kuvugana kuri telefone. Reka yaragiye amera urubobi ku mutwe neza neza asa nko munsi y'inyanja. Uyu ngupi n'umuntu we Korodina Tuko nta muntu muri kuvugana wa Chetra. Awo Korodina Uzibaho ngaho. Maheru ni njye ari kuvuga gutyo. Unasa nk'umuntu wahombye. Ntukanyibara gusa birakureba se urantunze. Ngaho mpa telefone. Urantunze ndakubaza. Oya. Cyo nzibaho rero. Komanja gitifa ze hano. Komanga cyane ntago ari kukumva. Wakomange cyane urugi rurwanyo. None se gitiko twabona gutari gusohoka. Muhitamo kumena urugi rw'akagari. Ariko abaturage bampaye ngo nyoborewe. None se ubungu siki kukubitishije umuriro Fred. Mumbye ikisebo. Gitifu ibi bintu ntago bikwiye. Wagiye kundega. Ndakubeshye ko nzabareka mukangiza ibikorwa remezo by'akagari ndende. Uratuza kwangiza ibikorwa remezo se udukubitisha umuriro. Imuza ucamanza bo bariko mwagiye kundega. Amahirwe nkibonera ibiryo niyo nakora muri mwe mfa kuba nabandiye kuko ngiye nshonje mbameze nk'ikibwa niyo nakora muri mwe mfa kuba nabandiye nzakorera ibiryo wenda ninshaka nturike nzakwereka isahane yanjye nukoraho nzakuvuna ugende nuzamura umutwe mumene hari uhura n'umunsi mubi w'abagizi ba nabi ukanababomagura bagataha bataye kontrole kandi ntabwo abazimu bose bicishwa Haleluya ntabwo intambara hose irwanishwa amasengesho hari n'irwanishwa n'ingoma dore uko bandeba ubuze umujura yantera ngatera Haleluya Bibirira ibiraha trono visira Le monde part en couille. Ngo tugiranye ibibazo none ngo turatandukana. Gutandukana nande? Uzi ngufu byansabye kugira ngo nsindire umutima wawe. Barakubeshye. Genda mu rugo uryame uruhuke unywa amazi ubyuke woge wiborose ukora iki? Ejo nzaza dutangire twaye tugeze. Gutandukana nande? Barakubeshye. Acha brage wewe. Ndashaka kubabaza ikintu kimwe guys. Kimwe bakubwiye ngo
bafate amabanga y'ibintu byose watangiye gukora kuva wavuka uri kumva byose babishyire hanze cyangwa ufungwe imyaka 5 iwawe wahitamo iki ubwo na bya bintu byose ukorera mu rwihisho bikaza isi yose ikazabibona n'ababyeyi bakabibona uri kumva niba uri umuja mu buri kurya abana twatubuno twose tukazajya hejuru niba uri umukobwa nawe bari kukurya imishumi yaje yaguye mu kwaha byose umeze utyo wasabye ababyeyi bakabibona n'abantu bose cyangwa ugahitamo gufungwa imyaka 5 wahitamo iki njye mbaza ngo nahitamo iki Ceceka gasoma inguge urakabiyo nguge wacaha rya naka gatori cyane ndye niyo narangiye gupfa nzagumana izo mfite Intoryi se karironga mubiri twe twavukanye intoryi lemon parangui